Ndabasuje nk'ibisanzwe ni muri HM Fast Food dukorera Nyamirambo mu Miduha Delivery Catering Fast Food. Uyu munsi twatetse imvange nziza iryoshye isa neza, yarigizwe n'ibirayi, igitoki, karoti, pavuro, imboga dodo na poiro n'ibitunguru n'inyanya ndetse na betrave. Twakoresheje amavuta make yaringaniye, dushyiramo ibirayi, dushyiramo n'izo mboga uko nguko murimo kubireba muri video, n'ibyo bishyimbo bikeya biringaniye. Ukoreshe ibintu byose biri fresh, nibwo ibiryo byawe biraza kugenda neza bikaryoha, utibagiwemo n'igi ritogosheje, ukagenda ukataguriramo duto dutoya. Ibi biryo uraza kubirya ku isahane yawe hariho indyo yuzuye kandi bikugwe neza. Waba uri umwana cyangwa umuntu mukuru, ibi ni ibiryo wategura ubuzima bwawe bukagenda neza.